imyenda ntago ari ukuvuga ngo mba nayibye. Hariho ukuntu nyine ngenda nkatisa ahantu mu dupangu ngasanga abameri baba bigiye yahuzu umugabo bari ku kazi ugasanga akagozi nibo mba nitije ipantaro imwe si ukuvuga ngo ariko ngo ndayitije ngo nzayisubiza wapi buso uyishubije ugasanga ahuriye icyo gihe yahita guta mu bisheke. Wenda busaze tumaje kujya nka miliyoni nka 40 bitewe naho tugeze ubu ngubu. Bivuze ngo ubwo muri agatsiko cyangwa ndaducomora ayo maboro nyine aho nk'ukuntu umuntu aba yacomoye ako gafirigo ndacomoye ako kugi nyine serire buriya nazo tujya tuzicomora. Hariho ukuntu umuntu aba yayishatse nyine akatubwira tukayimuzanira tuba tubifite ubundi buri kimwe cyose genge ntago ijya buri kintu uko wagenda kose yaba ari kamera yaba ari boro imeze ute tuba tugomba kuyikugezaho uko wayishatse. Kamerama uze kumbabarira kamera yanjye ifate neza ndumva uyu mugabo atoroshye ataza kuntwarira kamera ngasigira mu mazi abira ndumva ibintu byabo barabigize umwuga. Nese iyo muri gukora ibyo bintu ntago muba mwumva ko ari ibyaha kandi bihanirwa n'amategeko? Iyi nkovu nyine uko uyibona ni inkovu yaje bitunguranye ariko bivuze ngo yaje wagiye kwiba ayo maboro. Ntabwo napfa kukubwira ko nari nagiye kwiba ayo maboro ariko nyine ndi mu kazi kanjye kara nta kazi nkafata nk'akazi reka nese niba nta murima ngira mu rugo bakaba baramfashe nk'ikirara so ubwo nyine ubwo ninjiye mu mwuga w'igi na MBG nisanga n'abayigi sibyo kandi n'umuntu ushatse kubiji nawe nabasha kubona bimufashamo. Nkubwira ngo wowe udukurikiye hano ku Karabyo TV nkubwira ngo ikaze ku murongo wizewe umurongo wanyu mukunda cyane ugenda uzana kano na kariya biba byaturutse imihanda n'imihanda bikavuga ngo reka tubikugezeho. Hano turi kumwe n'umujene muri kona kameze neza umezutse musore. Yameze neza nkuko ubibona nyine G. Amazina yawe? Amazina yanjye ubundi ni yambogege yanyu. Banyita Gitoko Area. Gitoko. Yes. Gitoko waliye? Ni ibintu byose mba nasomoye wa kintu. Urabizi nyine hariho nk'ukuntu bakatiye nk'ahantu mu byaro nyine no ku mihanda ukabasha kuba wagenda uca ku gakaburimbo ugenda ukatakata ujya ku karimantasiyo ukuramo akajya icyo gihe mba natayemo cyane. Uba watayemo. Sawa. Ndumva strenge niba ari strenge niko njya mbyumva ndumva imvugo uri gukoresha ari imvugo zigiye zizimije zitari gusobanuka neza ariko nyine abanyarwanda barapfa kubyihanganira niba ariyo mivugire yawe. Gitoko ujya kwitwa Gitoko byahereye kuki watubwira muri make izina Gitoko ryaturutse? Izina Gitoko nyine nabashije kuba nakisanga muri genge. Iyo genge twari kumwe hari hamwe ahantu bita mu Gatsata. Iyo genge naje kwisangamo rwose nsanga harimo imbogege nyinshi abantu rwose bikundira akantu k'akaji ukuntu. Ubwo nawe nisanga ndi kujya muri iyo G. Ubwo nyine naje kwisanga nyine mfana n'umuhanzi witwa Gitoko nagiye mubona ku ikoranabuhanga na icyo gihe nawe naramenya ibijya mbere. Nanjye urabona nyine nk'igi wari uri kubishaka cyane uvuye mu cyaro rero ukuntu ubona ikintu kanama kiratwika hati nawe nzatwika ariko umunsi umwe niko ibintu nagiye mbifata gake bigenda biza. Ubwo bivuze ngo izina Gitoko ntago waryiswe n'ababyeyi ni nk'iryo wiswe n'abantu cyangwa se akaba ari wowe ubwawe uryiyita bitewe n'uko wafanaga uwo muhanzi bita Gitoko tuzi hano muri iyi industry ya music? Uwo muhanzi nyine nisanzwe mufana kuko ariho nk'ukuntu ujya nyobera ku ikoranabuhanga nikikoza kuri internet ubundi ibintu byose nkahita mbita yahuza ukabasha kuba wagenda ufana umuntu umwe ku wundi nkatwe nyine nk'abantu tuba twavuyeyo nyine dushaka ibintu by'ubusitari kimwe cya danje nyine ubona ku ikoranabuhanga ukabonamo kiraca ibintu. Njye naje kwisanga uwo muhanzi ari we ndi kubona ngenda numva uturirimbo twe tugiye dutandukanye ngenda mbasha kuba namukunda ariko n'ubu bitaje kubanga genge zanjye zaramunyangishije wapi usibye ko izo genge nyine zitayahuza undi kugenda nkatakatamo nshaka ibiceri
yabona nyine ni ukugenda ameze nk'umuraro aho no mu rugo baramebye. Nta bintu biba birenze rwose. Gitoko ni nk'iyihe ndirimbo yakuzamuriye vibe cyangwa se yagukundishije umuhanzi Gitoko waba wibuka ngo ubashe kuyiduciramo muri make? Kariya karirimbo niba nibuka neza yarari kuri convention. Ako karirimbo ni imwe ya Thank you Kagame, imwe ivuga kuri Kagame nyine. Imwe bati Thank you Kagame warakoze mama, Thank you Kagame urashoboye. Ako karirimbo niko namashe kumva numva ko uwo muhanzi rwose twagendana, ndetse na vibe nari nzamukanye nkumva ko twakomezanya. Iyo niyo ndirimbo wabashije gukunda yiwe, ukabasha kuba wakunda ibintu bye ukajya ubikurikirana umunsi ku wundi. Gitoko mu buzima busanzwe se umeze neza? Mu buzima busanzwe ubundi iyo nagiye nko kuvuga ngo wenda nkatiye muri izo za Yahuzu nyine zanjye mba nibereyemo nkagenda nkatisa katisa, hari ukuntu nyine mba nicomokera gutyo nkagenda abantu mbagenda mbakuraho ibiceri gake gake. naho ubundi mu buzima busanzweho nta kuntu naba nameze neza ubona nambaye gutyo. Ubu n'utu twenda nyine urabona aka gasengeri mba nkanuye ahantu rwose, ibintu ari urucabane rega n'imigozi y'inaha. haba hariho utwenda tugiye dutandukanye. Abantu nimukarire ngo imyenda yarabuze, imbogege nkanjye nkabura umwenda wo kwambara. Akareka ibyo ntabwo byakunda. mu Gatsata mwumva ko ibintu bahavuga atari ibyanyabyo, ariko nk'uko uri kubyivugira ngo imyenda ngo waje ngo wayanuye. Ubwo muri make waje wibye imyenda cyangwa se wayitije uje hano mu kiganiro? Wapi sinzi niba ukuntu nabivuze wenda ariko wabyumvishe. Imyenda ntago ari ukuvuga mba nayibye. Hari ukuntu nyine ngenda nkatisa ahantu mu dupangu nkasanga abameri baba bigiye Yahuzu na mugabo bari ku kazi, ugasanga akagozi nibo mba nitije ipantaro imwe, si ukuvuga ngo ariko ngo ndayitije ngo nzayisubiza. Wapi ubuze uyishubije ugasanga murahuriye, icyo gihe yahita guta mu bisheke. Njyewe nyitije mba ngiye nzi n'ibyo ngiyemo. Ubu ngubu wamamagaye nyine iki kiganiro, ntabwo wahamagaye uriya munsi ubura umwanya. Iki kiganiro nyine kugira tugikore urabona ngeze nara hirya nyine mpura n'akabeni. Icyo gihe nyine mpita ngaparamira nkabatika amasaha ngende nyacubye. Uvuye ngo n'akabeni. Yes. Akabeni bishatse kuvuga hari abantu batari gusobanukirwa imvugo zawe. Basobanure neza muri make ikintu uri gushaka kuvuga. Ubundi ibeni. Uri kuvuga ibeni y'imodoka. Yes, ibeni y'imodoka kimwe cya kabiri cya ronge shashi nyine wabonera imodoka ipakira imicanga. Iyo niyo beni ubundi naje mfasheho nyine ndi kwatika nanjye ndya agapayite wa kintu. Bivuze ngo ubwo wanze gutega uravuga ati nge ndaza gupuramira imodoka. Ntabwo ari ukwanga ni ukwanga gutega, ahubwo ubu buzima njye mbona ubuzima bwarandyoheye. Ubundi nyipanga kuva mu cyaro nayapanze rwose ko iyi si mbona izambera nziza, kandi ubundi ngende ndetse niba mba naje hano kuri iki kiganiro nta giceri mba nakoresheje nta ka esanse k'abakire gusa. Yes. Ubwo se ntabwo uba ubona ko ushobora gukoresha impanuka cyangwa se nawe ugakora impanuka bitewe n'uko kugenda uparamira imodoka z'abandi kandi bitemewe? icyo ngicyo ni ikibazo cy'ibintu runaka, kuko n'aha ngaha ndi saa izi ngizi ushobora kubona nk'umuntu inyuma yanjye cyangwa imbere yanjye ukabona aje yigendera ukabona gutaye ikintu, icyo gihe bari impanuka. Rero nkanjye nk'imbogege zanjye mba nasize Yahuzu, tuba twaritoje ibintu nk'ibyo, so mba mfite genge nyine, genge iba yaranoje ibintu nk'ibyo, tuba tuziranyeho. Hariho naho ushobora kugera rwose ukabona mise ngutaye Yahuzu ndigendeye, ukabona usigaye imihanda wenyine. Gitoko ndumva amagambo yawe agiye ari minuze. Ubwo se muri sosiyete uba urimo ntibagufata nk'ikirara cyangwa se ikihebe bitewe n'ibyo bintu ugenda ukora? Reka ubu bamashije kumenyera rwose ko ndi umurasita. Ubundi ikintu bita umurasita bisaba kuba
warinjiye muri G rusange, hari G ubundi rusange hariho n'akaji gatoya sibyo. Nabanje mu kaji gatoya niko kagiye kabasha kumuza n'abo bantu, ngenda kuba ngenda namenyana nabo nyine. Ubwo rero size ngizi ubu genge ndimo nahitane rwose, wenda ubu size tumaje kujya nka miliyoni nka 40 bitewe naho tugeze ubu ngubu. Bivuze ngo ubwo muri agatsiko cyangwa se muri itsinda runaka mufite ahantu muteranyiriza ayo mafaranga, cyangwa se ni ibindi bikorwa bigiye bitandukanye? Cyane ukugenda ducomora ayo maboro nyine, aho nk'ukuntu umuntu aba yacomoye ako gafirigo, undi yacomoye ako kugi nyine kagaserire serire buriya nazo tujya tuzicomora. Ariko ukuntu umuntu aba yayishatse nyine akatubwira tukayimuzanira, tuba tubifite. Ubundi buri kimwe cyose genge ntago ijya buri kintu, uko wagenda kose yaba ari kamera yaba ari boro imeze ute, tuba tugomba kuyikugezaho uko wayishatse. Kamerama uze kumbabarira kamera yanjye ifate neza, ndumva uyu mugabo atoroshye ataza kuntwarira kamera ngasigira mu mazi abira, ndumva ibintu byabo barabigize umwuga. Nese iyo muri gukora ibyo bintu ntabwo muba mwumva ko ari ibyaha kandi bihanirwa n'amategeko? Erega wowe sinzi niba hari ikintu uri kumva. Ubundi gukora ikintu witoje imyaka irenze 2, icyo gihe iby'inyuma ntabwo ubitekereza, wowe utekereza ikijya mbere. Njyewe niba ndi gutekereza kamera y'Iryinani, wowe ukaza unzanaho ngo ribu ngo ubugenzacyaha, ibyo bintu ntabwo byakora rwose. Ubwo iyo ufashe kamera nk'iriya iba ihagaze 1,500,000 ukifata ukayigurisha Iryinani, ntabwo uba wumva ko usubije umuntu inyuma cyangwa se wumva ko unahenzwe? Ubundi ikintu ujya ubanza wumve ikintu bita G. G ni umuntu nyine w'G nyine w'umusitari, uba utita ku byashize cyangwa ibizaza, we yita kuri buri kimwe cye. Njyewe niba nkubwiye ngo mfashe kamera, ndayifashe nyine ntayikwibye nk'uko byagenze, njyewe umuntu yayinumye mushyiriye igikoresho yanumye. Ko tumenyereye ko abantu bagenda bavuga ngo GG tubaziho ko banywa ibitabi n'ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye, aho weho ni waba uri muri abo ngabo bagenda banywa ibyo bitabi n'ibiyobyabwenge? Oya, ubundi kugira ngo ubashe kuba wakinjira muri genge ni ikintu cyitonderwa. Ubwo mufata ku myuka niko njya numva mubivuga? Ajya kuko ni kabura, kuko umuntu aranza akagacoma rwose. Nese ubu ntabwo nabonye amaso yawe wagira ngo yatukuye nyine, nk'uko njya numva ngo umuntu wafashe ku myuka cyangwa se ku biyobyabwenge ngo amaso aratukura. Ndabona nawe ameze nk'ahatukuye, ubwo waje wafashe ku myuka mugani wanyu? Ahubwo n'ubu ngubu ni uko ubu mbonye nyine mbana maze iminsi nyine ndi kubikora cyane nk'uko byaba bisanzwe mbere. Ubundi nari mfite akadirede nyine, akadirede gafatika ubona ko nk'umusatsi utabona ko ari uwanjye. Nari mfite utudirede sirenge zacu ubundi yari 1,5,7. Ubwo urumva nyine twebwe ntabwo nabivugira kuri kamera, hari aho tubipangira ubundi. None se turikubona ufite n'inkovu aho ku jisho, iyo nkovu wayigize bigenze bite? Iyi nkovu nyine uko uyibona ni inkovu yaje bitunguranye, ariko bivuze ngo yaje wagiye kwiba ayo maboro? Ntabwo napfa kukubwira ko nari nagiye kwiba ayo maboro, ariko nyine ndi mu kazi kanjye. Kariya ni akazi nkafata nk'akazi reka. Ndetse niba nta murima ngira mu rugo bakaba baramfashe nk'ikirara, so ubwo nyine njyewe ubwo ninjiye mu mwuga w'G na MBG nisanga n'abayi sibyo, kandi n'umuntu ushatse kuba G nawe nabasha kubona bimufashamo, nta bintu biba birenze. Ubwo iyo ubonye umuryango umaze kugutakariza icyizere kingana gutyo, ntago bikugiraho ingaruka? Wapi ingaruka? ntago ingaruka. Njye ubundi ingaruka biba biterwa n'ahantu uri cyangwa se buri kimwe uri gukora sibyo. Njye buri kintu ndi gukora mba mbona ku bwanjye, njye mba mbona njya mbere, kuko ahantu nahereye mva mu cyaro nta kintu nari mfite, nta nkweto ntaki, nabanje umunsi wa mbere nkatira za Nyabugogo ndara mu birarongera ibiki. Ubwo rero urumva kuba ndi kwambara isengeri nyikuye hariya ku mugozi, ubwo bushake nabugize, ndumva nakosa mba nakoze. Abantu nkamwe rero leta ibiri kugenda ibahiga bigiye bitandukanye,
bivuze ngo leta ishobora no kubona kino kiganiro ikaza kugutwara bitewe n'ibintu watuganirije. Ntabwo ufite ubwoba yuko leta yahita ikugeraho ikagufata ikakujyana muri yombi? wapi ubundi tubanze twumvikane leta, sibyo? Leta ni we njye, urumva? Kandi leta ni wowe, leta ni ubuyobozi, kandi ubuyobozi buyoborwa n'abantu. Nta kuntu navuga ngo ni sirenge ngo y'imbogege nurangiza ngo uzumfate nta cyaha nakoze. Ubu se iyi sengeri niba ngiye nkayimanura ku mugozi, nyirayo ntiyambonye, nese ubwo ibimenyetso biraturuka ese unshinja buryo ki n'iby'isengeri? Ubwo rero ndumva leta yo nta kibazo yagira pe. Bajya bavuga ngo umunsi w'umujura ni iminsi 40. ubwo nawe umunsi iyo minsi izakugereraho uzisanga nyine wafashwe cyangwa se washyikirijwe inzego z'umutekano RIB. nkubwira ngo wewe ugeze kuri uyu munota, niba usanzwe kanda like, niba uri mushyashya ukande subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro bigiye bitandukanye hano ku Karabyo TV. nkubwira ngo ciao ciao. Yewe umuntu ukunda kuri kamera ndagira ngo nkubwize ukuri, iyi sirenge y'imbogege ni sirenge bitagoye cyane. Ibyo abanyamakuru bambaza ngo ubuyobozi ngo bwankurikirana, wapi? Ubuyobozi bugukurikirana gute nta cyaha wakoze gikaze, nta bimenyetso bafite? Njye nibabona ibimenyetso bazankurikirana, nta birenze pe. Gusa sirenge y'imbogege iri hose ndayisuhuza.